mugore niba bamwimitse bakamuha inshingano z'ubushumba, uyu mugore nko mu gihe cyo kubatiza ngenda byibaza kuko sindanabona aho umugore abatiza, ukuntu umugore azabatiza nkumva naryo nihuriza. Ikindi ku nshingano z'umupasiteri, uretse ko umupasiteri agira inshingano zo gusezeranya nkuko nyine akanabatiza kuko yamaze kugira ute, iyo bamaze kuguhereza izo uba wabiherewe iki, uba wabiherewe ububasha. Mwibaza ngo uyu mugore azasezeranya mugenzi we? Aba bashumba bari kugenda bimika abantu badakurikiza ibya Bibiliya. Abaye yarakurikije ibya Bibiliya ntabwo yavuga ngo umuntu ugomba guhabwa inshingano ngo nabiza abafite amadogitora, abafite ayo mashuri n'abafite ubutunzi. Ntabwo ariko byagakwiye kugirute kugera, ahubwo bafashe iby'ijambo ry'Imana bari kubitesha iki, bari kubitesha agaciro. Ahubwo ngiye mbona aba bantu ari inyungu nyinshi, bamara uwacu, umurimo ni uwa Kristo. Kristo rero ntaho yagiye, aracyahari. Nubwo twebwe abantu turi kubipapanya tukabikora nabi, tukabigoreka, tukishyiriramo ibyacu bitewe n'ibyo tugambiriye, bitewe n'iby'indamu zacu. Ngiye iyo ndebye ADEPR cyane mbona barimitse umwuka w'inda imbere, ari wo uri gutera ibi byose. Bivuze ngo nubwo bimuye umwuka w'Imana, hari umwuka w'Imana, bakahimika gushakisha iki, gushakisha ubutunzi, ariko n'ubundi bitavuze ko abakozi b'Imana by'ukuri cyangwa abakozi b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana abasenga. Iyo tuvuze cyane tuba tuvuze abashumba, abahanuzi, abavugabutumwa, abaririmbyi muri rusange. Barubajije ngo kuki aribo bantu niho hagaragara amadivorce, hagaragara amadivorce, umugabo agatandukana n'iki, kutumvikana n'umugore. Mbese hagaragara cyane umwuka wo kutumvikana. Ahantu banyumva bambabarire cyane, ukajya kumva noneho hari n'abadayimoni batera muri izi, ugasanga umugabo ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, afite imirimo mu itorero runaka, ukajya kumva yafashe igikapu yazingiye mutwe, yagize ute, yagiye. Mu by'ukuri uyu mugabo nawe umwuka wera w'Imana yamaze kugenda, asigaranye fotokopi nyine, nta ikintu cy'inda nini. Ugasanga uru rugo rurimo ubukene, uyu mugabo agatera ijisho akareba irunaka, hakaba hari umugore azi cyangwa se umukobwa azi ufite ubutunzi, kavuga ati n'ubundi uyu mugore noneho hari n'ibyateye, ukajya kumva umugabo aravuze ngo umugore we ngo ni umuteramwaka, ngo umugore ngo ni umuteramwaka, yatumye nyina ngo nkikuzana ngo abize ngo kugeza ku rwego ngo perezida wa korali agomba kuba afite iki, agomba kuba afite amashuri, ngo kuba wayobora icyumba cy'amasengesho ugomba kuba ufite iki, ugomba kuba ufite amashuri. Ibi nabyo bigiye kurangira, ibi nabyo Imana igiye kubisenya. Hari nibakomere, nubwo ibi ngibi biri kuba, ibirega muri kubona n'iby'akanya gato. Uko muzi ikintu cyo gufunga amatorero bwa mbere, ngenda byibuka bwa mbere bafunga amatorero, twari turi gusenga ahantu mu kibaya. Imana ndabyibuka ni nanjye yabwiye Imana, hari ibintu Imana yari irimo imbwira bijyaniranye no mu idini narindi. Imana irambwira ngo uve mwana wanjye nkubwire, dore nzanye inkubi y'umuyaga, ngiye gufunga isengero. Irambwira ngo kandi mpereye ku rusengero rwanyu reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana ibarinde aho muri hose, mutuye mu Rwanda, mu atandukanye, aho muri hose, mu majyaruguru, mu majyepfo, burengerazuba n'iburasirazuba, muri diaspora mwese turabashuhuje, muri Amerika, i Burayi rwose ntabwo twabibagirwa.
mukande subscribe na like comment ku Muremyi TV kugira ngo tubane mu biganiro notification kugira ngo mujye muyibona umve ijambo ry'Imana dufatanye. Reka rero tubashimire uburyo mubikora, ni mwebwe dukorera kandi ni mwebwe mutuma dukora ibi ngibi kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusabe umukozi w'Imana, sibwo bwa mbere tumwakiriye, reka tumusabe adusuhuze namwe abasuhuze muri ubwo buryo. Yesu nashimwe, umukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Mwari mumeze mute? Tumeze neza, turashimira Imana. Dusengera Imana. Mana, turagushimiye Yesu, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko n'ukuri wabanye natwe, izina ryawe nirihimbazwe. N'ubundi tugarutse hano mu kiganiro imbere y'Umuremyi TV, twemerere ubane natwe mu izina rya Yesu. Iki kiganiro ndakikweretse, aba ari wowe ukiyobora, amagambo dusubiza aba ari wowe uyaduha mu izina rya Yesu. Kandi iki kiganiro nyemerera Mwuka Wera agishorere, ndetse n'abagiteze amatwi abari kucyumva nabo kibagirira inyungu, kibagirira umumaro mu mitima yabo, ko Mwami Imana Nyiringabo ibyo tugiye kuvuga ni ibyungura Data wa twese ubwami bw'Imana, izina ryawe rigahimbazwa. Umuntu wese rero ugiye kutwumva mugirire neza, umuhe umugisha, kandi natwe Nyiringabo Imana Mwuka Wera aze abane natwe, abe mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Tukugirireho umugisha, n'abagiye kukumva bakugirireho umugisha, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, urakarama, uri umwami mwiza, ngaho dushyigikire muri byose, tuguhaye ikaze kandi duca bugufi tukwemerera mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukozi w'Imana urakoze, ariko reka twinjiye mu kiganiro. Wowe iyo urebye umurimo w'Imana, twari tugiye kuganira ku murimo w'Imana. Wowe umurimo w'Imana muri iki gihe uri kubona uteye gute? Murakoze cyane ku bijyanye ku by'umurimo w'Imana. Ibi bihe turimo n'umurimo w'Imana biragoye. Biragoye, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki? Nibo bana b'Imana. Mu yandi magambo, uyu murimo w'Imana, kuko uyu ni umurimo w'Imana, ntabwo ari uwacu, ariko kugira ngo uyu murimo w'Imana ukogwe nuko n'ubundi tuba twabanje kwemerera Mwuka Wera akabanza gutura muri twe. Wa Mwuka Wera yamara gutura muri twe akatuyobora inzira y'uko uyu murimo w'Imana tuwukora, kuko ijambo ryarambwiye ngo aho Mwuka Wera atari, abantu bigira ibyigenge, ariko Umwuka w'Imana iyo ari muri wowe abasha kukuyobora n'ibyo ukora ukamenya ibyo ari byo. Ukamenya ko ibyo ukora ari byiza, ariko Mwuka Wera iyo atakurimo, nyine ibintu byose nyine ubona ni ukubifata gutyo. Mukozi w'Imana, umurimo w'Imana ngo ni ukubifata gutyo, ariko muri iyi minsi hari igihe nka ADPR yamaze gushyiraho, bararebye babona ko n'abadamu bakwiriye gukora umurimo w'Imana, ari abapasiteri, bagasezeranya bakagira inshingano nk'iz'abagabo. Nkawe nk'umukozi w'Imana ubona icyo kintu gikwiriye, kuko bavuga ko ari Imana yabibemereye? Kuko impamvu mbikubajije, muri Bibiliya ntabwo ibyemera, ntabwo yemera ko umudamu abasha kuvuga, abasha kujya ku gatuti cyangwa ngo abe pasiteri, umudiyakoni. Bibiliya ivuga ko ari umugabo ufite imico, ufite n'umugore umwe. Ntabwo Bibiliya yavuga ngo umugore ufite umugabo umwe. None mukozi w'Imana, uwo murimo w'Imana ubona ugeze hehe, bimeze gute? Murakoze cyane. Buriya Bibiliya iri mu bintu uyisomye ukayisoma udafite Mwuka Wera, ikindi ukayisoma udafite ubwenge n'ubushishozi bwo gushishoza, Bibiliya yanakugusha. Ariko iyo ufite Mwuka Wera, nibyo mba mvuga, Mwuka Wera akugira inama, ukabasha kumenya niba usomye Bibiliya, ukabasha kumenya aya magambo y'ubwenge, ukagira uko ugira ute,
ukagira uko wabitwara. Rero nk'ijambo warumbajije kuri ADEPR, ubundi nzi neza ko ADEPR ya mbere cyangwa se ADEPR ya kera ntabwo bajyaga bemera ko umugore ashobora gusengerwa ku bushumba ngo babe bamugira umushumba. Nibaza ntibabyemeraga, ariko buriya kuba iki kintu cyarabayeho bagafata abadamu bakabahereza inshingano, bakumva ko abadamu bagomba kugira inshingano za kigabo, bakaba bashumba, bagahabwa inshingano zo kuba umudamu yasezeranya umugore mugenzi we, agahabwa inshingano z'uko umugore agomba kubatiza. Ni ibintu ntibyoroshye, ariko ngenzi neza yuko ubundi umuvugabutumwa wese urwego ahagazemo mu kimbo uko Imana imubona nk'umushumba, n'ubundi aba ari umushumba. Yenda nubwo babahaye izi nshingano, yenda kubaha inshingano bakaba bashumba nta n'ikintu bitwaye, ariko nanone harimo ikindi kibazo ngarukaho nkanakibaza. Ese uyu mugore niba bamwimitse bakamuha inshingano z'ubushumba, uyu mugore nko mu gihe cyo kubatiza ngenda byibaza, kuko sindanabona aho umugore abatiza, ukuntu umugore azabatiza nkumva naryo nihuriza. Ikindi ku nshingano z'umupasiteri, uretse ko umupasiteri agira inshingano zo gusezeranya nk'uko nyine akanabatiza, kuko yamaze kugira ute, iyo bamaze kuguhereza izo uba wabiherewe iki, uba wabiherewe ububasha. Nkibaza ngo uyu mugore azasezeranya mugenzi we, nkumva nabyo ni ikindi kintu numva kuri ngewe kitari gikwiriye kubaho. Ubundi umugore yari akwiye guhabwa koko inshingano, agasengerwa ku ivugabutumwa, uwo murimo w'Imana akawukora, ariko mbona hari inshingano umugore adakwiriye gukora, inshingano yo kuvuga ngo ngiye gusezeranya, inshingano yo kubatiza. Ubundi izo ni inshingano z'abagabo. None se wenda tuvuge nk'umugore ntashobora kubatiza umukobwa cyangwa igitsina gore, umugabo akabatiza igitsina gabo, sibyo mu kubatiza. Noneho mu gusezera nabyo bikaba ari ibintu bamwaka ntabikore. None se urumva kubatiza, iyo bari kubatiza babatiza ingeri zose, babatiza abasore, abagabo, abagore, abakobwa. Nese bajya kubatiza, noneho umugore bakamuhereza abagore bagenzi be akaba ari babatiza, abagabo nanone bakabahereza abandi bagabo. Ntabwo ibyo bintu byaba bifite kurera inziza. Byabwo numva yenda batubabarire n'abantu babimitse abashumba, bimitse abagore bakabagira abashumba, yenda mu bwenge bwabo n'umwuka ubayobora babonye ko bikwiriye, ariko ntabwo nakwemeranya nabo. None kuki wowe umuntu wakwemeranya nabo, kuki abenshi cyane cyangwa abavugabutumwa benshi cyane ari abagore kandi ukaba utemera ko babaho n'abapasiteri? Kwemera ko ari abavugabutumwa icyo ndacyemera, kuko hari ijambo Yesu yavuze, hari amagambo y'Imana avuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi wagize ute, wakubyaye, ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi wo guhanurira iki, amahanga yose. Ariko ntabwo yavuze ngo ngushyiriho kuba pasiteri wo kubatiza abagore cyangwa abagabo, yavuze ngo ngushyiriho kuba umuhanuzi wo guhanurira iki, amahanga yose. Iyi mpano y'ivugabutumwa nibwo buhanuzi. Numva kuba umugore yabwiriza akajya ku ruhimbi akabwiriza akayobora amateraniro, ibyo nta kintu bitwaye, iryo vugabutumwa agomba kubikora. Ariko aka kantu bajometsemo ngo umugore agomba guhabwa inshingano yo kubatiza, agahabwa ububasha bwo gusezerana, njye numva atari byo. None tuvuga ko ari rya jambo ryasohoye ryo muri rivuga ngo bihangiye imirimo yo gusenga.
eh, bikaba ari ibintu bashatse gukora bitari mu mwuka w'Imana cyangwa atari umugambi w'Imana aribo babyishyiriyeho. Murakoze cyane. Hari ukuntu Bibiliya tuyisoma, twayisoma tukanayigoreka, tutayigoreka tugafata amagambo atari muri Bibiliya tukayongeranya kuri yandi twakuye muri Bibiliya, kuko mpamya neza yenda nubwo ntagize ibya Bibiliya cyane, ariko nta hantu hari ijambo ryanditse ko umugore agomba guhabwa inshingano yo kubatiza cyangwa yo gusezeranya. Njye numva ko izo nshingano ari iz'iki, ari iz'abagabo. Ibi rero bishyiriyeho, njye mbona ari ibyo bishyiriyeho, ntabwo ari umwuka wera w'Imana wagize ute ngo none se reka nkubaze, ubu ngubu ukungana uko n'igihagararo ufite, ubu wajya muri Yorodani umugore agahagarara hari akakubatiza? So umugore wakubatiza yaba ameze? Abadukurikira batubwire niba uri umugabo, umugore akaba yakubatiza muri Yorodani, none se kuki abagore babatizwa abagabo bakaba babatiza? Ni ukubera iki? Kuki udashaka ko umugore yabatiza umugabo? Ngewe rero yenda n'abadukurikiranye nabo batubwire, mu bubasha umugabo yahawe arabyemereye, ni ububasha yahawe, yemerewe kugira ute? Kandi wibuke ko ngo umugore aturuka he? Mu rubavu. Aturuka mu rubavu rw'umugabo. Rero uyu mugabo kubatiza umugore ni ububasha yagize ute? Yahawe, aranabyemerewe. Ariko ntabwo ubu bubasha bw'umugore bwemerewe kuba yabatiza umugabo. Njye ntabwo mbyemera, sinemeranywa nabyo na gato. Umukozi w'Imana ngo ati ntiyemera ko umugore abatiza umugabo. None wenda tuvuge ko wenda abandi nabo bazatubwira uko bimeze, niba nabo babyemera cyangwa niba batabyemera. Wenda muri iyi minsi, muri icyo gihe hari abapasiteri, umurimo w'Imana bamwe bagiye birukana, akaba ari nayo mpamvu bagiye bashyiramo n'abo bagore, ariko bamwe barabirukana b'abapasiteri. None wowe ubwawe cyangwa ukabona ko bashyizeho abapasiteri bize, abatarize ubu ntabwo bigishoboka. None mukozi w'Imana, wowe urabona umurimo w'Imana uri kugana he niba abakozi b'Imana bize aribo bari kujya mu murimo w'Imana, batarize bakaba abaswa, mbese bari kubaca? Ubwo umurimo w'Imana uzakorwa gute? Murakoze cyane. Nabwo urebye dukurikije iby'ijambo ry'Imana, nuko tutabasha gukurikiza iby'ijambo ry'Imana ngo dukurikize ibyahumetswe muri Bibiliya. Nibaza neza ko iyi Mana ihamagara abantu kuyikorera, yaravuze ngo ariryo rya jambo ngiye kugarukaho, yaravuze ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda y'ababyeyi bawe, ngushyiriraho kuba umuhanuzi wo guhanurira amahanga. Kiretse byibuze yaza kuba yaravuze ngo nakumenye kera utaraba urusoro, sibwo ndabivuga gute? Yenda ngo ibe yarakurikije iki? Yarakurikije amashuri cyangwa se ikurikize igihagararo, ariko yaravuze ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, noneho ngushyiraho kuba umuhanuzi wo guhanurira amahanga. None se wigeze wumva ivuga ngo namenye abize nibo ngabije umurimo, nibo bagomba gukora uyu murimo? Ariko yavuze ngo nyine dukurikije nuko Bibiliya bayitesheje ubundi agaciro. N'aba bashumba bari kugenda bimika abantu badakurikiza ibya Bibiliya. Abaye yarakurikije ibya Bibiliya, ntabwo yavuga ngo umuntu ugomba guhabwa inshingano ngo nabize abafite amadogitora, abafite ayo mashuri, n'abafite ubutunzi. Ntabwo ariko byagakwiye kugera, ahubwo bafashe iby'ijambo ry'Imana bari kubitesha iki? Bari kubitesha agaciro. Ahubwo ngiye mbona aba bantu ari inyungu nyinshi baba bagira baba bishakira, kubera ko cyane ADEPR niyo iri gukora ibyo bintu, ikaba ari nayo tuvugaho kuko ibyo ni naho biri kubera. Ni ukuvuga ngo urabona nk'abantu baciriritse benshi bagiye babaka inshingano, sibyo?
bakakwambura inshingano nta cyaha waguyemo, ngo bagufate bavuga ati uyu muntu tumutengeye ikintu runaka kigaragara, yenda bakaba bakwambura izo nshingano. Ariko mbona hari abantu bagiye bakuramo inshingano, babaka inshingano bitewe n'iki? Bitewe n'ubukene bifitiye, bitewe n'iki? N'ubukene bafite. Rero iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu ujya uhabwa inshingano n'abisi, ntabwo ariko Bibiliya ibivuga. Nta naho ibyo bintu numva ngewe nzi byanditse. Shingiye kuri iri jambo ntabwo ibyo bintu byari bigakwiriye, ahubwo mbona ikintu cyabiteye gitumye bafata amategeko y'Imana. Ngiye navuga ko ari nko guhindura amategeko y'Imana. Nese niba ijambo rivuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi, ngushyiriraho kuba umuhanuzi wo guhanurira iki? Amahanga yose. None bya jambo baritesheje iki? Baritesheje agaciro. Uzi gufata umuntu bamwe bakavuga ko hagiye kubaho igabanywa, bamwe abatarize bakabirukana, abize akaba aribo bari ku ntebe. Ubwo wowe bwawe umurimo w'Imana umeze gute? Mbese umurimo w'Imana aho uri ni ugeza aho Imana yishimira, cyangwa wasubiye inyuma n'ubundi ni uwo gusengerwa? Murakoze cyane. Ikiriho ngomba kuvuga ku by'uyu murimo w'Imana, uko byagenda kose, ubundi uyu murimo ni uwa Kristo. Umurimo ni uw'iki? Ni uw'Imana. Ikosa ritazabaho ni uko itazemera umurimo wayo uzimangata burundu. Iryo kosa ryo ntizaryemera. Uko bizagenda kose bikogwe neza, babikore babigoreka, babikore kubw'inyungu zabo, ariko Imana iracyahagaze ku murimo w'iki? Ku murimo wayo. Kandi ikindi, Imana iracyahagaze ku bakozi b'Imana by'ukuri bya nyabyo. Imana iracyabahagaze. Rero ntabwo izemera ko umurimo ntabwo ubundi umurimo ari uwacu, umurimo ni uwa Kristo. Kristo rero ntaho yagiye, aracyahari. Nubwo twebwe abantu turi kubipapanya, tukabikora nabi, tukabigoreka, tukishyiriramo ibyacu bitewe n'ibyo tugambiriye, bitewe n'iby'indamu zacu. Ngiye iyo ndebye ADEPR cyane mbona barimitse umwuka w'inda imbere, ari wo uri gutera ibi byose. Bivuze ngo nubwo bimuye umwuka w'Imana, hari umwuka w'Imana, bakahimika gushakisha iki? Gushakisha ubutunzi. Ariko n'ubundi bitavuze ko abakozi b'Imana by'ukuri Imana itazabahagarara. None abakozi b'Imana izabahagararaho gute kandi idini ryabo ritakibemera? Bazakorera he? Ikindi kandi wenda tuvuge niba hari amadini menshi, none amadini ko hari menshi cyane, umuntu agiye mu idini irihe cyangwa ahitemo irihe dini? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kandi hari irindi jambo rivuga ngo mugende mu misozi mwamamaza iki? Ubutumwa bwiza. Ngo noneho abazemera muzagira ute? Muzababatiza. Ntabwo kugaragaza ko umurimo w'Imana uri gukorwa ari ukuwukorera muri ADEPR. Reka niho dukirizwa. Reka niho tuzahererwa ijuru. Ntabwo bishoboka. Ntabwo agakiza kari muri ADEPR, nta nubwo umwuka w'Imana ari muri ADEPR. Ariko agakiza katangiriye muri ADEPR. Agakiza katangiriye muri ADEPR. ADEPR yaduka, yenda nuko ntazi igihe yadukiye, ariko nibaza ko icyo gihe hari n'andi madini yagize ute? Yarari. Rero bidashatse kuvuga ngo niba ngo ntari umwade cyangwa se niba ADEPR nese urugero, sibyo? Ufite umuhamagaro wo gukorera Imana rwose pe, iyo mpano urayifite, uwo muhamagara urawufite, nta mashuri ufite, nta mafaranga ufite, yewe nta business ufite,
urukumva ko gukora umurimo w'iki gihe muri ADPR bari kureba kuri business ufite, bakareba ku mashuri ufite, bakareba ku mafaranga ufite, mbese bakareba aho uhagaze. Ibyo ntabyo ufite, kandi umuhamagaro w'Imana wowe uri kuwiyumvamo. Icyo gihe ADPR itagukoresha, nusohoka ukagenda ukajya gukora umurimo ahandi, uzaba ukoze icyaha? Nanjye nkubaza. oya nta cyaha uzaba ukoze. Yes. Eh, Icya mbere ni uko uzagenda ugakora iki? Ugakora umurimo w'Imana, ubutumwa bwiza bukaguka, abantu bakagira ute? Abantu bagakizwa, nk'uko ijambo rivuga ngo mugende mu misozi mubabwirize ubutumwa bwiza, abazemera kwihana muzababatize. n'ubu turi kuwukora. Reka n'ubu turi gukora umurimo. Se ntituri gukora umurimo w'Imana? Njye hari ikiganiro nigeze ntambutsa, abantu barampamagara barambwira ati njyewe nari umwadeperi cyangwa se nari gutya na gutya, naje kugwa nsubira mu byaha, ariko nkimara kumva ikiganiro wakoze nahise numva umwuka wera Angelo, numva nyemeje kuguhamagara nkatura ukansengera. Abo bantu nagiye mbakira bakihana. None se ubwo si umurimo, si ubutumwa ntabwo bwatangiye? Rero n'ubu ni umurimo, ahubwo abari bwemere bakumva bace bugufi bagira ute? Yihana. Imana gukizwa ntabwo ari muri ADPR. Gukizwa ntabwo agakiza kari muri ADPR, cyane ko hari n'ijambo ryavuze ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana igize Imana irabemera ngo kandi buri wese abo wejejwe hehe? Mu itorero agize ute? Arimo. Bivuze ngo itorero ryose ibi twita amadini, aya ni amatitire y'amadini, ariko ntahahuriye n'iki? Ntahahuriye n'umwuka wera w'Imana. Mbese itorero n'idini biratandukanye? Ya, biratandukanye. Itorero ni itorero rya Kristo. Itorero ni itorero kandi itorero rya rirahishwe muri rihishwe mw'ibanga. ntawe uzi, ntawe urizi. Yes. Buri muntu ararigendana. Yes. Ariko idini riragaragara n'iryo mu isi. Idini ni iryo mu isi, abagatulike, abaporoso, ADPR, abangerekani n'andi matitire nyine y'amadini. Ariko ibyo ntaho bihuriye n'iki? Ni itorero ry'Imana. None mukozi w'Imana, turacyari kuganira ku murimo w'Imana muri iki gihe. Uri kubona ko muri iki gihe abantu Satani yarahagurutse, benshi cyane mu basenga niho hari imiryango ikora divorce, sibyo? Noneho mu bakozi b'Imana, none ko mu bakozi b'Imana ariho turi kubona divorce nyinshi cyane kandi bavuga ko basenga, wowe ubyumva gute? Mbese bavuga ngo tuzabonera ku mbuto zabo, kandi tuzi ko wenda dusenga Imana, noneho ibyo byose akaba ari twebwe bigeraho, ahubwo abapagani cyangwa abadasenga ukabona nta kibazo. None icyo kintu cy'umurimo w'Imana cyangwa abatubona bo bashobora kuzaza badukurikiye kuko babona ibyo dukora? Murakoze cyane. Hari ijambo Yesu yavuze ngo yageze ku giti agiye kugishakaho imbuto. Mu by'ukuri yari yiringiye ko icyo giti kiriho imbuto, ngo akigezeho akirebye akiburaho imbuto, akibuzeho imbuto ngo aracyitegereza. Yesu abura ikindi kintu yakora, ngo arangije agira ute? Arakivuga. Rero warumbajije ngo abantu benshi bari mu murimo w'Imana cyangwa abakozi b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana, abasenga. Ubwo iyo tuvuze cyane tuba tuvuze abashumba, abahanuzi, abavugabutumwa, abaririmbyi muri rusange. Barumbajije ngo kuki aribo bantu niho hagaragara amadivorce, hagaragara amadivorce, umugabo agatandukana n'iki? Kutumvikana n'umugore. Mbese hagaragara cyane umwuka wo kutumvikana. Ahantu banyumva bambabarire cyane, aba bantu hari kugaragara ibi bintu
nuko mwuka wera w'Imana atagituye hehe, atagituye muri bo, yamaze kwigendera. Kuko mwuka wera w'Imana abaye agituye muri bo, aba bitirirwa ngo naba bundi hari abantu bitirirwa ngo nabakozi b'Imana ariko atari abakozi b'Imana. Nukuvuga ngo aba bantu mwuka wera w'Imana yamaze kubavamo. Amaze kubavamo, umugabo n'umugore batangira kugira ute, batangira kuryama. Ariho hahandi harya jambo ngo itegereze neza uburyo utwaye iki, utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi, umwana yaragize ute, umwana yarigendeye kera. Kuko nibaza uru rugo rurimo umwuka wera w'Imana ntabwo babasha gutandukana, nta nubwo babasha kwaka amadivorose. None se kwihangana ni iki? Kwihangana ni iki? Niba uru rugo rutakirimo kwihangana, nta mwuka wera ukirimo, ukajya kumva noneho hari n'abadayimoni batera muri izi, ugasanga umugabo ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, afite imirimo mu itorero runaka, ukajya kumva yafashe igikapu yazingiye mutwe, yagize ute, yagiye. Mu by'ukuri uyu mugabo nawe mwuka wera w'Imana yamaze kugenda, asigaranye fotokopi nyine, nta mwuka w'Imana ukigize ute, ukimurimo. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo tuzababonera mu mbuto bera. Ese wowe mugabo, niba uri umuvugabutumwa, ukaba uri umuhanuzi, ukaba uri umukozi w'Imana, kubaka urugo rwawe, twabonye ko umugore aturuka mu rubavu rw'umugabo. Niba wowe rubavu rw'urugo bikunaniye kubaka urugo rwawe, ukaba unaniwe kuyobora urugo rwawe, umugore umwe ukaba unaniwe kumuyobora, uzajya kuyobora itorero, uzajya kuyobora abantu? Ibyo bintu birashoboka. Niba utabasha, niba tuvuge yenda umugore arakunaniye, ijambo ry'Imana ryambwiye ngo hahirwa uwihanganira iki, ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo yasezeranyije abagize ute, abayikunda. Impamvu uvuga ngo mwuka wera w'Imana ntabakiri muri abo bantu, mwuka wera w'Imana abaye akiri muri uyu mugabo, mwuka wera akaba akiri muri uyu mugore, bashobora kwihangana. Biragatsindwa kubona umuntu w'umugabo yahambiriye, yataye umugore ngo umugore ntabyara, sibyo? Mwarasezeranye, muvuga ko mu byago no mu makuba muzihangana, mugatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ariko ukumva ngo umugore ngo amaze ngo imyaka 5 ngo atabyara, ngo sinabyihanganira, agahambira akamuta. Kandi uwo muntu pe ngo ni umukozi, ubwo uracyari umukozi w'Imana cyangwa mwuka wera yakuvuyemo yarigendeye. Rero mba mbona ikintu kiri gutera izi divorce nyinshi, kandi uzabicunga ziri mu bakozi b'Imana, ziri mu bahanuzi, ziri mu bashumba, nibo bantu bari mu uyu mwuka w'amadivorce. Bimuye umwuka w'Imana bamukura muri bo, ahubwo bimika iki? Bimika Satani. Ariyo mpamvu uri kubona ya madivorce, umugabo yahambiriye ataye umugabo, umugore yahambiriye hataye umugore. Mbese ugasanga nanone ikindi kintu mbona nanone cyabiteye kandi cyuririye ku badayimoni, ikintu cy'indanini, ugasanga uru rugo rurimo ubukene. Uyu mugabo agatera ijisho akareba irunaka, hakaba hari umugore azi cyangwa se umukobwa azi ufite ubutunzi, kavuga ati n'ubundi uyu mugore noneho hari n'ibyateye, ukajya kumva umugabo aravuze ngo umugore we ngo ni umuteramwako, ngo umugore ngo ni umuteramwako, yatumye nyina ngo nkikuzana ngo sinigeze ntera imbere, tukibana ntacyo ni, ariko ubundi utera imbere, ubundi nagusanganye ni inzu nagusanganye ngutera umwaku iragurishwa, n'iduka nagusanganye ngutera umwaku rirashya, ubundi ujya kuvanga umugore wawe ni umuteramwaku, ni ibiki yagusanganye? Rero ugasanga uyu mudayimoni w'indanini no kutanyurwa n'ubuzima bahagazemo, agahora agize ute, agahora ararikiye ibyo hanze, agahora ararikiye umukobwa azi utunze amafaranga,
agahora ararikiye umugore utagira umugabo cyangwa se unamufite amurarikiye, kuko hari n'abagabo bagiye basenya ingo z'abantu. Ugasanga umugabo ataye umugore we agiye kwinjira umugore we, kandi arabizi ko uwo mugore yinjiriye afite iki, afite umugabo. Hari n'abagore nabo bagiye bagira ute basenya ingo z'abandi muri ubwo buryo. Ariko impamvu ibi bintu byabayeho cyangwa binagwiriye, nta mwuka w'Imana ukiri mu bantu. Mwuka w'Imana yamaze kugira ute, yamaze kwigendera. Ahantu umwuka w'Imana, urugo iyo ruri mu mwuka w'Imana no mu bukene barihangana bagashima Yesu. Handitswe ngo ubwo umwami Imana izantabara, bakagendera muri iri jambo ngo ubwo umwami Imana izantabara. Nicyo gituma nagize ute, nta mwara, bakihangana bagakomera nubwo turi mu buzima bubi, ariko ejo n'ejo bundi Imana yagira ute, Imana yabuhindura tukabuvamo. Rero abantu, niyo mpamvu n'ijambo ryavuze ngo tuzababonera hehe, mu mbuto zabo. None se niba utaye umugabo, uri umugore ugata umugabo, ni ibiki uri kubwira abantu? Ariko hari icyo nemera nk'ikigeragezo. None niba koko umugore cyangwa se umugabo ananiwe kwihangana agata umugore, niba wowe wa mugore umugabo agutaye, niba koko nawe uri umukristo, umugabo akaguta mu rugo agahambira akagenda, ni ukuri komeza ubu iki, komeza ubu umukristo. Njye ndi kumva nta rubanza nagucira, ariko nuhaguruka ugata umugabo nawe ukagenda ukava mu rugo, icyo gihe uzaba uri igicamuke. Njye sinatinya kuvuga ko yaba umugabo cyangwa umugore, umuntu wese usenya urugo agata umugore akagenda akirirwa abeshya abantu, noneho bamaze kubamenya ko ubu ngubu no mu nsengero kenshi na kenshi iyo bazi ko wataye umugabo ukagenda ugashaka undi, cyangwa se ukaba uri mu bintu runaka, batagikunze kugira ute, kuba baguhereza ijambo. Basigara bavuga ati okay, mu rusengero ntibakiduha ijambo, reka twigire ku mashusho media. Bakaza ku mashusho media, bakaza ku ma YouTube, bakirirwa bahanura ibinyoma, birirwa babeshya barataye abagore. Njye hari abantu nzi bari kwirirwa babeshya barataye abagore, ugafata umugore w'abana bane ukamuta ukagenda ugacyura indaya hari, ejo ukaza ku mashusho media ukirirwa ubeshya. Mwari muzi ko hari cano zigiye gufunga? Hari cano zigiye gufunga, ubuhanuzi bwinjiyemo, yamaye nka Yesu. Hari cano zigiye kugira mu minsi mu bitegereje, hari cano zigiye gufungwa, kandi iyi Imana igiye gukoresha itegeko izi cano zifunga. Birirwa babeshyiraho, birirwa besikorokeraho abantu, ni ibicamuke biri kuza kwirirwa bibeshya abantu. Hari amacana agiye kugira ute, agiye gufungwa. Bivuze ngo rero namwe banyamakuru musengera amacano yanyu amwe namwe Imana yahagarare. Nubu uzi ko cano yawe nta bicamuke biyitambukaho, Yesu azahagarana nawe. Ariko hari cano zigiye gufungwa kubera iki? Kubera ibi bicamuke byataye umurimo w'Imana, byaragiye biba inzererezi zo ku macano, biba inzererezi zo ku ma YouTube, zirirwa zibeshya, bikata abagore bikajya kwirirwa bisambana, bigata abagore bikajya kwirirwa bisinda, bikagaruka hano ku ma YouTube bikaza kwirirwa bibeshya ngo Imana iravuze. Ntabwo ari insengero zonyine zafunzwe, hari na cano zigiye kugira, hari na cano zigiye gufunga. Rero umwuka w'Imana yamaze kugira ute, yamaze kubavamo arigenda. Kigaragaza ko umwuka w'Imana yakuvuyemo, nyine uri kwirirwa ubeshya abantu warataye umugore, uri kwirirwa ubeshya abantu warataye umugabo, umwuka w'Imana yagize yamaze kukuvamo. Rero Imana yo mu ijuru ahubwo izongera igarure iki, izongera igarure mwuka wera mu bantu. Tuvuge ko noneho nibyo byose biri kuba umwuka wera yamaze kwigendera, kuko aho umwuka utari abantu bigira ibyigenge. Ibi byose muri kubona biri kugenda bibaho, biri kugenda bikogwa, nuko nta mwuka wera w'Imana ukigize ukibabamo. Kuko umwuka w'Imana abaye akurimo, ntabwo wakora ibyangwa n'amaso y'iki, n'amaso y'Imana. Niyo mpamvu Imana izongera ikubaka umurimo w'Imana bundi bushya, ikongera kubaka abakozi b'Imana bundi bushya, mbese ikongera igakora ibintu by'imbaraga mu bantu bayo.
akava aho abize. ubundi ibi bintu byo kumva ngo abize ngo kugeza ku rwego ngo perezida wa korali agomba kuba afite iki, agomba kuba afite amashuri, ngo kuba wayobora icyumba cy'amasengesho ugomba kuba ufite iki, ugomba kuba ufite amashuri. Ibi nabyo bigiye kurangira, ibi nabyo Imana igiye kubisenya. Hari imbere gatoya aya mashuri ntabwo muzongera kuyarata mu madini ngo amashuri ngo ibiki n'ibiki. Ibi nabyo biri ahitinzeho gatoya, ariko nabyo ndagira ngo nkubwire ngo imbere gato ibi nabyo bigiye gukurwaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahamagara abaswa kugira ngo mbahishurire none abanyabwenge ibyahishwe iki, abanyabwenge. Rero aba bantu bigize ingirwabwenge harimo bakora utuntu n'utundi, ibi nabyo bigiye kushira kuvaho, bigiye gukurwaho. Ahubwo abo bita baswa nibakomere, nababwira ngo nibakomere ku cyo bavuganye n'iki, ku cyo bavuganye n'Imana. Imbere gato ibi byose bigiye gukurwaho. Aya mategeko bihaye gushyiraho bazitiye umurimo w'Imana, bagwishije abantu b'Imana, ibi bigiye kuvaho. Abantu b'Imana babashyiriyeho umurongo wo gukora umurimo w'Imana. Ntawe ugikora umurimo w'Imana yisanzuye nk'uko byari bimeze. Uwukore gutese, uwukore niba umuntu ashobora kuzura umwuka wera mu rusengero ati nimusohore, ati nimucecekeshe, uri kumva batari kubangamira Imana? Bari kubangamira Imana kandi ije kubabangamira nabo. Imana ije kubangamira imikorere yabo kuko bari kuyibangamira. Kuko kera hari ibintu mba mbona nkabona kera mbere mu madini twabagamo, uzi ko bajyaga bavuga bafata igihe bagashyiraho nk'iminsi 3 cyangwa 2, bagaba bati tugiye gusenga, dusengera abantu buzura iki, buzura umwuka wera. Ugasanga buzure bahabwa impano z'umwuka wera. Ugasanga umushumba nejejwe no kumva mu rusengero harimo abanyamwuka, harimo abanyempano, harimo abantu buzura umwuka wera. Ibyo bintu se biracyabaho? Baragusohora akavuga ko ari n'abadayimoni b'iwanyu, za karande z'iwanyu uzanye mu rusengero. Mu gihe cyashize nigeze kujya muri Kongo uyu mwaka urangiye. Mageze ndebye ndavuga ngo Mana, kubera iki mu Rwanda hatakiba umwuka w'Imana? Nukubera ariko se si yaba ari impamvu wenda yuko abanyamwuka barondoraga abapasiteri, ibipasiteri biba byarasambanye nyine bakabirondora bikamenyekana. Nyine urumva kera muri icyo gihe umuhanuzi yajyaga mu mwuka, yenda hari wa mugana ari nabwo bwoba bagize bigatuma n'ibi byose. Umuhanuzi yajyaga mu mwuka atitaye icyo uricyo, atitaye amakote wambaye, yakubonaho icyaha, umwuka w'Imana akakwihanisha. Hari nabo basohoraga rega bakabasohora mu madirishya. Harimo nabo bacishaga mu madirishya bakihana. Rero uko ibihe bigenda bitambuka batangira kugenda bahagarara ku byubahiro byabo, batangira kuvuga ngo ni gute ngo umuhanuzi ngo ashobora ngo kwihanisha ngo umushumba ngo imbere y'intama yoboye. Ubundi ko utatinye gukora icyaha, kuki watinya kukihana imbere y'izo ntama uyoboye? Ubundi ushaka icyubahiro neza wakwirinda icyaha n'igisa nacyo. Mbona ko ariho bahereye nyine bagenda bazimya umwuka wera kugira ngo ibyo bakora byo byere kujya bigira ute, byere kugaragara. Uzi ko yenda nuko umuntu atajya ngo abivuge, hariho abashumba bari gushumba intama mu gitondo kare cyane 11 saa 9 z'ijoro, akabyukira mu bapfumu, akavayo akaza agahagarara ku ruhimbi, byitwa ngo ni umushumba. Ubu uzi ko abashumba abenshi ngewe benshi hari abashumba babitse imbaraga zo mu bapfumu, babitse imiti yo mu bapfumu, baraguza, akaza agahagarara imbere y'iki, imbere y'abantu ngo ni umushumba. Ntabwo ukiri umushumba, umenya ngo uri igicamuke. Ibyo byose rero Yesu azaza kugira
ibyo byose ni ibiri kudindiza umurimo ni w'Imana. ibidindiza umurimo w'Imana. Biri no gusenya Rero umurimo urumva w'Imana. kera nukuri kera nta mushumba ari kujya mu bapfumu ngo azashumba itorero, nk'uko Imana atarajugunya hanze atarakubura ngo akuka ajugunye iriya. Rero niho bagiye bagenda bazimya umwuka w'Imana, bazimya abantu b'Imana kugira ngo ibyaha byabo n'amabi iyo minuko yabo itagaragara ngo bamenyekane. Riziki niwe wigeze kuvuga ngo ese ababaza ati ese ninde mupasiteri wahagararana na Mose akamutwaza inkoni ye muri iki gihe? Ari hese ari hehe se? Abapasiteri b'iki gihe nyine bumva ko Satani yinjiriye umurimo w'Imana, ashaka kuwusenya. Yarinjiriwe, ariko njye nabwira abantu nibakomere nubwo ibi ngibi biri kuba ibirega muri kubona n'iby'akanya gato. Uko muzi ikintu cyo gufunga amatorero bwa mbere, njye ndabyibuka bwa mbere bafunga amatorero twari turi gusenga ahantu mu kibaya. Imana ndabyibuka ni nanjye yabwiye Imana, hari ibintu Imana yari irimo imbwira bijyaniranye no mu idini narindi. Imana irambwira ngo uve mwana wanjye nkubwire, dore nzanye inkubi y'umuyaga ngiye gufunga isengero. Irambwira ngo kandi mpereye ku rusengero rwanyu, n'urwanyu rugize ute rurafunzwe. Icyo gihe kuko numvaga ari nka message Imana impaye, nsa nk'ubivuga nko muri korali, bangira iki? Bangira umusazi. Uko abantu babonye batungurwa no kumva inkubi ije mu nsengero, ngo insengero zirafunzwe, ukumva urusengero rurafunzwe, niko n'ubundi hagiye kuza inkubi ikuraho aya mategeko. None se wenda ko icyo gihe habaye inkubi yo gufunga insengero, ubundi nta yindi nkubi, nta kindi Imana yakubwira ko wenda n'izisigaye zifunzwe cyangwa ziracyahari? Biragoye, ntabwo byoroshye. Ariyo mpamvu mbwira abantu nyine ngo bakwiriye kongera ibihe byo gusenga, ko n'ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo n'uhagaze rinda atagira ute atagwa. N'ubundi n'izihari turi kuzibara nk'izitahari, kuko nabwo imbere gatoya hari izindi nabwo zigiye kuzafunga. None se aho ngiho mbabeshya? Ntabwo mbabeshya. N'izihari ziri kwibwira ko zihari, ahubwo bongera ibihe byo gusenga. Nazo hari izigiye kuzagira, hari izigiye kuzafunga. None nizifunga tuzasengera he mukozi w'Imana, ko insengero wenda abantu bajyagamo bagasenga? Ubundi mu nsengero abantu ntibanyumve nabi, mu nsengero siho agakiza kari gushakira. Kuko ukurikije ibibera mu nsengero n'ibizaha birimo bikorerwamo, ntabwo ariho agakiza kari kugira ute kari gushakira. Ahubwo umuntu ari gushaka agakiza ku giti cyiwe n'umutima wiwe. N'ubundi insengero barazifunze, haguye uwagombaga kugwa, n'ubundi utari usanzwe uhagaze yaragurutse. Ntabwo abantu banyweshejwe inzoga ngo bajye gusambana kubera ko bafunze insengero, ahubwo abenshi n'ubundi bari basanzwe babikorera mu bwihisho. Ibi byo gufunga insengero byaje ari ugutwikurura bagaragara abo baribo. Rero n'ubundi uwo gusenga azakomeza agira ute, azakomeza asenge. Ntabwo agakiza kari hehe, ntabwo agakiza kari mu rusengero. Ubundi mu rusengero mbona kujyamo ni ukugira ngo nyine duterane dusabane n'abandi, ariko ntabwo agakiza kari hehe, ntabwo agakiza kari mu rusengero. Ahubwo agakiza kari mu muntu, ku giti cyiwe. Uko n'urusengero burya ni n'umutima w'iki, ni umutima w'umuntu. Rero ntabwo agakiza kari gushakirwa mu rusengero, aho kugira ngo kabe kabonekerwa mu rusengero, ahubwo baragira ute, barazimya abantu b'Imana. Ntabwo rero agakiza tugashakira mu rusengero. Agakiza umuntu agendana nako mu mutima we, ahubwo umuntu wese agendana agakiza hehe, agendana agakiza mu mutima wiwe. Ubundi nitwakora ibyo gukiranuka ntituzemera, nimukora ibyo gukiranuka ntimuzemera, ahubwo mureke dushaka iki? Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka,
ibindi byose bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Twishakira ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Rero ntabwo agakiza n'ubundi kabonerwa mu rusengero, agakiza ni ak'umuntu ku giti cye mu mutima. amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, wenda tugere ku musozo, twavuze byinshi cyane kandi byubaka, wenda tuzongera, ibyo byari biryoshye rwose. Umurimo w'Imana ni munini cyane, tugomba no kuwusengera kugira ngo Imana igaruke mu murimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana warapfuye cyane rwose, cyane kandi kubera icyubahiro n'amafaranga nyine, navuga ngo n'inda nini, buri wese yashatse kugira ngo mbese arire mu murimo w'Imana. Noneho abaciye bugufi babakuramo, noneho bashyiraho abafite ubwenge nyine cyangwa amafaranga, kandi buriya Imana ikorera mu baciye bugufi, ni nabivugisha. Noneho byarangira Imana yavugira muri wa wundi bakamukuraho, kugira ngo bya bindi Imana ishaka kuvuga, ntabwo Imana izavugira mu bakire. Imana na Yesu yaragiye avukira avukira mu muvure kandi hagayitse, ahantu hagayitse. Imana ikorera mu bantu bagayitse, ntabwo ikorera mu bantu bakomeye, ntikorera mu bantu b'abakire. Reka niko bishuka, ahubwo bazi ko ikorera mu bantu b'abakire, ariko Imana ikorera ahantu. None se tuvuge ko Yesu yari yabuze ahantu avukira mu mataje? Birashoboka se? Ntabwo bishoboka. Urumva rero niko bimeze, ariko umurimo w'Imana uracyakomeje. Reka rero musabe udusoreze, niba nta kindi wenda urenzaho, wenda cyangwa waba wibagiwe wakitubwira, noneho ukadusoreza uduha nimero zawe. Noneho abantu benshi cyane bashobora kukubaza ibibazo bimwe na bimwe bishoboka. Murakoze cyane. Dusoza, nabwira abantu, uzi ko yahamagawe, ubundi ngo hahamagawe benshi, ariko hatoranywa bake. Uzi ko yatoranyijwe n'Imana, ibihe duhagazemo ibimuca intege. Uririmbyi yaravuze ngo ibihe turimo ntibidukange, dutegereje Mesiya kandi azagira ute? Azaza. Wowe wakuwe mu bahamagawe ugatoranywa n'Imana ikakwiyegereza, navuga ngo ntucike intege, komeza nubwo bigoye, komeza uhatane, igihe kizagera. Imana ikora icyo kugira ute? Gukora. Imana ibambika iki? Ibambika imbaraga, abantu bihangane. Imana izongera yubaka ibintu bundi bushya, yongere yubaka abakozi bayo, yubaka umurimo w'Imana bundi bushya. Waratoranyijwe, gumamo, komera kandi wihangane. Imana izatugirira neza, nubwo bapirasa ibintu by'Imana, ariko mwuka w'Imana, hari abantu bagifite umwuka w'Imana kiri muri bo. Rero umwuka w'Imana niba kikurimo, guma ku ibanga ry'icyo Imana yavuganye nawe, Imana izatugirira neza. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nomero yanjye ni 0780 811 425. 0780 iyo niyo nomero yanjye. MTN Tigo 0738 iyo niyo nomero yanjye. Ukeneye ko gira icyo umbaza ampamagara. Mana, turagushimiye Yesu, tugushimiye ko uri mwiza kandi uri mugari. Turagushimiye ko ubw'icyubahiro no gukomera byawe, izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe muri iki kiganiro Yesu. Mana data wa twese mwiza, nyemerera iki kiganiro Kristo, umuntu wese ugerageza kukumva, sabiye abantu imbaraga, sabiye abantu gukomera, sabiye abantu umwuka wera akomeza aganze muri bo, mu izina rya Yesu. Wiyubahishe kandi wiheshe icyubahiro, kuko uri umwami. Erega data wa twese mwiza, nubwo itorero riri mu ibanga,
imbaraga, ariko turasenze twambika imbaraga mu izina rya Yesu. Turinde kandi uduhagarareho, yewe Yesu w'i Nazareti, utubambire amahema, uturinde kugwa, ahubwo data uduha imbaraga kandi udushoboze muri byose. Nyemerera Uwiteka, bane n'abantu bawe, ubakomereze amaboko, bahagarareho ubagwanirire mu izina rya Yesu. Komeze gutegeka kuko uri umwami, cyubahiro n'amashimwe ni bibi byawe. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana niguha umugisha rero, Awakire. kandi ni ukuri n'abandi bose Imana ibaha umugisha. Abadukurikiye mukande subscribe, murangize ikiganiro, kuko ni ikiganiro cy'umugisha cy'umurimo w'Imana uko wubatse muri iki gihe, kuko benshi cyane bacitse intege kubera umurimo w'Imana Satani yarawuvangiye. Ariko mwihangane kandi mukomere, ahubwo mukomeze gusenga kugira ngo Imana yongere itugarukeho. Reka rero tubashimire, ibiganiro byacu nakagaruka ku Muremyi TV, tuzongere ubutaha. Murakoze cyane. Ciao.